turareshya basigaye Shimna Yesu muchunguzi, shimna mana ya mutanzi, shimna nawe mukawera wamutumenyesheje. Shimna Yesu muchunguzi, shimna mana ya mutanzi, shimna nawe mukawera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Kandi ntumeze nk'umuntu wicuza icyo wavuze. Mana ntumeze nk'abantu ngutubwira ibinyoma. Kandi ntumeze nk'umuntu wicuza icyo wavuze. Ukomeze isezerano kugeza ibihe. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukoranaho. Ukomeze isezerano kugeza ibihe. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukoranaho. Abirigiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abirigiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Abikuzo Mana yacu urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Abikuzo Mana yacu urabikwiriye. Amahanga aragushima kubyo wayakoreye, natwe ubu turagushima kubyo wadukoreye. Amahanga aragushima kubyo wayakoreye, natwe ubu turagushimye kubyo wadukoreye. Wadukijije intambara, wadukuye imuhero. Abikuzo Mana yacu wakoresha ubu buzima bugahinduka. Impande zose z'iyi si uzifite mu kiganza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aba bana mbatuyeho umugisha, aba bana mbatuyeho ubutabazi, aba bana mbatuyeho ubutsinzi, aba bana mbatuyeho imbaraga z'Imana, aba bana mbatuyeho ubutabazi bukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Kuko nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo mureke abana bato. Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abantu benshi bateka ibyo kurya bagasigaza bakabimena.
hari abantu benshi barunze imyenda muri za garderobe, hari abantu benshi bafite amafaranga yabuze icyo gukugisha. Umuntu wakorwa hakambika bano bana ubuzima bwe bwahinduka nawe akaramba. Hari ababuze amahoro yo mu mutima, nyamara bakoze umugisha kuri aba bana babona amahoro yo mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ntunyemerere mwana amateka yabahinduke. Haleluya. Uri se w'imfubyi Imana, uri se w'imfubyi. Ubuzima ntabwo babugizemo uruhare, wabasanze bigaraguramo ivata. Urabiye bano bana, abantu bafite umutima n'abantu bakeya, n'abantu bake, n'abantu bake, abantu bafite urukundo n'abantu bake. Reka ubahe umugisha, aba bana ntibakaburare, aba bana ntibakabwirirwe, aba bana ntibakaburisho. Ndasengera aba babyeyi babana n'aba bana, umugisha wawe ubabeho, ukomeze kubaha umutima. Amen. Imana iguhaye ubutaka, Amen. burimo ikigo cyiza, Amen. kinini, birimo amapave, Amen. amashuri, Amen. bunini, Amen. uzaba n'amashuri, Amen. nasari, Amen. primeri, segonderi, kaminuza. Amen. 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 Imana ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Aba bana bazakura, aba bana bazaba abantu bakomeye. Amen. Aba bana bazaba abantu badasanzwe, aba bana bazakora amakwe, aba bana mbese ni abana b'igiciro. Amen. Ni abana Imana ikunze kandi meza. Haleluya. Amen. Uzi gusoma Bibiliya? Mwazifite? Ntazo mufite. Ndi imbere y'Imana. Amen. Amen. Zabazanira Bibiliya, bazanira imyenda yo kwambara. Amen. Amen. Mana ndagushimiye kandi ndakunezerewe. Amen. Kandi nguhaye icyubahiro. Mana we unyemerere nkwaye umuhigo ukomeye w'aba bana. Amaboko uzanye amaboko, uzanye amaboko, kugira ngo bano bana babashe kurushaho kugirirwa neza. Amen. Icyubahiro n'ikibi cyawe bisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma kandi aba bana saba gusa, uzabona n'abandi. Amen. 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 Ndi inshuti yanyu, ndi inshuti yanyu. Amen. Mukubiteho hano. Oya buhoro. Amen. 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 Tucheze. Tucheze. Amen. 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 I love you so much. Thank you very much. Apotre Umuhoza Aline inshuti yacu cyane. Amen. Amen. Merci. Ngiye nkukora kubw'umutima w'urukundo. Imana nibona ibyiza byo nakoze izampembe kubw'umurimo nakoze. Ntabwo ukoresha irasubiza Imana igumugisha. Hanyuma se umuntu wakurikira kano ka video imbogamizi wabuhura Bamwana mfashaho ngiye manyene ikintu cy'ubucuruzi. Ntacuruza byagira nk'icyo byungutse bikabasha kumpesha kubw'impuhwe mfite ngafasha abantu bana. Uzi gucuruza se? Ni ukwibura. Ubu se urushoro ukeneye ni nk'urushoro rwangaye? Urushoro nkeneye mbega kubwo niyumva ego bwabaye nk'amadolari 300. Yego. Wenda nagerageza ngacisha mu nzira zinyuranye. Yego. Numva yuko byanzanira ikintu cyihuse cyo gufasha n'abana mu buzima barimo. Amadolari 300 gusa nibo nabona watangira business. Nicyo cyifuzo ufite uyu mwanya cyagutabara. Okay. Amazina ye wayanditse? Kanyandika ahantu. Amakuru Kayitesi mu rugo ni hehe? Mu rugo naho hari Fiona turutse mu masisi aho bita ku Musoro.
umushaki niho waturutse hano hari senkande uhakora iki hano hari nk'umuntu wo gufasha bano bana tukabakarabya tukabafurira nk'uko mugenzi wanjye abivuze tubareba aho barara tukabatunganyiriza aho kuryama ibyo nibyo dukora wowe ukora utaha umugabo nari mufite ariko yatambutse mwino yarapfuye n'intambara ntabwo nzi twaratatanye ntabwo nzi niba ahari ntabwo uzi niba ariho niba atariho nta makuru yuzi imana izabigenze neza niba ariho aho iri mu ijuru ibyumve izongere iguhuze nawe hanyuma rero ubona kubaho mu buzima bwo hanze bitakoroheye ko muterana inkunga kugira ngo bano bana babashe gusa neza bano bana babashe kurya mubatekere mubamese ufite abana barimo hano ngako kari kutonagura watuzanye se mukabafata agafoto nzanira Kennedy na Kate muri ubu buzima urimo nk'umuntu ushobora kugukurikira kuri iriya videwo wamubwira iki ushobora kurebwa n'abantu benshi batandukanye ariko nk'umuntu ufite umutima udasanzwe imana ikamukoraho ku bwawe umuntu imana yakoraho ku bwawe nonaha wamubwira iki ni igiki wumva cyagufasha mu buzima urimo bugahinduka ikintu nabona cyafashe mu buzima muri hano ni nko kuhaba ni ubuzima bushariye kuko nubwo nakarabya abana ntafite icyo ndi bubahereze